Naam, hajati ahantu mutuye ko ari heza wahatubwiraho ukuntu wahatuye n'ukuntu wahaje. Mashallah, ahantu mba hitwa Honey Bay Strat, ni umuhanda w'ubuki. Urumva tuba mu buki, mashallah, tabarakallah. Naam. Ukuntu mpaba urabona batima yanjye, mashallah. Ahantu na maison sociale, alhamdulillah, Allah yaranyubakiye Buraya. Naam. Urumva tamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwatangiye kwatura nka ryari mu amaze hafi y'imita. Bahita ngo iki ubundi mu umujyi bahita ni Leuven ariko indi commune yitwa Kesselo. Nishimiye kuba unyeretse ahantu utuye n'uburyo hano niho uteganyiriza gukorera ibirori byawe cyangwa namo ibirori tuzabikorera iyi parke yose gouvernement iba yayiduhaye tuba twayisabye ubu twamaze kureserva kuvuga ko aha hose hazaba ari ahacu nitwe tuzaba tuhakontorora ko jeve niho tuzakorera ibyo birori y'umwaka wa kabiri paske buri mwaka tuzajya dukora barbecue yo kugira ngo tubashe gufasha abana b'imfubyi b'iwacu mu Rwanda. Dukora iyo barbecue amafaranga avuyemo yose twagurira abana ama uniforme ko iwacu mu Rwanda alhamdulillah guverinoma yacu ntabwo bakiririsha abana ishuri ariko ibyo kurya n'ibyo kwambara ntabwo babibaha. Kuvuga ko turihira abana amashuri tukabagurira n'imyambaro n'inkweto n'amakaye yo kujyana ku ishuri. Nishimiye ikiganiro tugiranye gitoya turaza gukomeza inshallah. Urabona rero aho abana bakirira dufite view nziza muzaze muri benshi mwirebere Kesselo yacu Leuven yacu muri make cyagenze neza cyane mwaradufashije gukora PIB Imana ibishimire namwe tukandizera ko n'uyu mwaka muzadufasha gukora PIB kugira ngo abantu baze ari benshi ariko tusaba abantu kureserva ntago babikora biri mu muco utari mwiza twasabaga abantu bazabona iki kiganiro bazareserve kuri invitation hasi uzashireho nimero zanjye bareserve tubandike kubera ko ubushize ibiryo byatubanye bike kuko abantu batareserve dukora bike by'abantu basanzwe. Voilà, muri make byagenze neza cyane twabashije kurihira abana 300 abana b'imfubyi 300 mu gihugu hose cyangwa mwashatse localité twakoze i Kigali no mu Gacurabwenge. Ariko uyu mwaka twifuza kurihira cyaba ikintu kinini kubasha bw'Imana bizaterwa namwe murimo kugira iki kiganiro bizaterwa namwe nimusansibiriza cyane abantu bakabyitabira ari benshi hanyuma tukabasha kurihira. Ariko hagati uno muryango ni wowe wawutekereje ku giti cyawe cyangwa umuryango kugira ngo tufungure no kugira ngo tutangire alhamdulillah nibaza ko ibari ni inspiration divine ni nk'ibintu Allah subhanahu wa ta'ala guha ofite nagumye nicara bikaguma bigaruka cyane cyane nasoma nk'igitabo cyacu tugenderaho Quran nkabona aho Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aya nyinshi zisubiramo zigenda zisubiramo kugaburira abakene abapfakazi imfubyi kugaburira uburyo ngiye nigeze no kubibaza n'umushehe wacu Sheikh Ali gikorwa nyirizina uko jeje bigeze hehe nkuko twaganiraga ubushize. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ariko ntabwo twivuze nta kibazo mushobora kwivuga ikaze ko ari kuri mwe bwese mushobora kwivuga ntayo. Okay kubera ko wenda harabazakurikirana iki kiganiro batatuzi aribwo bwa mbere kubera ko dukeneye ko chaîne yacu Diaspora plus de 150 imenyekana ku isi yose inshallah. Ni kuvuga ko abatanzi aribwo bwa mbere bakibone
kiganiro nitwa Mukandori Miriam Julie. Voilà, nkaba hano Leuven. Ibikorwa bya Okojeve by'uyu mwaka muteganya n'ibihe noneho? Ibikorwa bya Okojeve by'uyu mwaka nk'uko bisanzwe, Okojeve alhamdulillah muri rusange biragenda neza. Abakaviyari bacu bagumye kwitanga, Allah abishimire. Abakaviyari bacu aho bari hose, abari hano mu Bubiligi mashallah ari nabo benshi. Hari abo dufite muri Canada dufite benshi naho, tukagira n'umwe muri Angleterre. Voilà, abandi ni mu Bubiligi, Canada na Angleterre. Abandi bantu mwagiye turahari kandi turagushyigikira, urabizi kuko tubiteganya inshallah. Nagira ngo dutangire dutekereza kuri iki gikorwa cyahise cy'umwaka washize. Mwari mwadutumiyemo turaza, ese cyatanze umusaruro nk'uko bikwiye cyangwa? Yego, alhamdulillah icyo gikorwa ari nacyo turimo gutegura uyu mwaka. Ni ukuvuga ko buri mwaka Okojeve yiyemeje gukora barbecue, ikayikorera hariya Mavizise muri iriya park. Turayisaba muri komine yacu ikahaduha, tukahakorera iyo barbecue yo kugira ngo dusarure amafaranga yo kugira ngo turihire abana b'imfubyi Minerval. Uretse ko alhamdulillah mu gihugu cyacu ubu ntabwo bagitanga Minerval abana bo muri primaire. Gouvernement yarabyisharje, ariko abana bakeneye icyo kurya. Bakeneye na uniforme, bakeneye n'amakayi, bakeneye n'inkweto. Urabona abana b'imfubyi ntabwo biba byoroshye, ababyeyi b'imfubyi badafite akazi nibo cyane cyane dusutena. Ni ukuvuga ko igikorwa muri make cyagenze neza cyane. Mwaradufashije gukora PIB, Imana ibishimire namwe. Tukandizera ko n'uyu mwaka muzadufasha gukora PIB kugira ngo abantu baze ari benshi, ariko tusaba abantu kurezerva, ntabwo babikora. Biri mu muco utari mwiza. Twasabaga abantu bazabona iki kiganiro bazarezerve kuri invitation hasi, uzashireho nimero zanjye, barezerve tubandike, kubera ko ubushize ibiryo byatubanye bike kuko abantu batarezerviye, dukora bike by'abantu basanzwe. Voilà, muri make byagenze neza cyane. Twabashije kurihira abana 300, abana b'imfubyi 300 mu gihugu hose cyangwa mwashatse lokalite? Twakoze i Kigali no mu Gacurabwenge. Ariko uyu mwaka twifuza kurihira cyaba ikintu kinini ku bubasha bw'Imana. Bizaterwa namwe murimo kugira iki kiganiro, bizaterwa namwe nimusansibiriza cyane abantu bakabyitabira ari benshi, hanyuma tukabasha kurihira. Ariko hagati uno muryango ni wowe wawutekereje ku giti cyawe cyangwa? Ego, umuryango kugira ngo tuwufungure no kugira ngo tutangire. Alhamdulillah, nibaza ko ni inspiration divine. Ni nk'ibintu Allah subhanahu wa ta'ala guha. Ofete nagumye nicara bikaguma bigaruka cyane cyane. Nasoma nk'igitabo cyacu tugenderaho Quran, nkabona aho Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aya nyinshi zisubiramo kugaburira abakene, abapfakazi, imfubyi, kugaburira kuburyo ngiye nigeze no kubibaza n'umushehe wacu, Shehe Ali, ariwe mukuru w'amashehe hano mu Bubiligi. Ndamubaza, ariko shehe gute kuko aya nyinshi muri Qur'ani ugenda usoma, nanjye ntabwo nzi gusoma cyane ariko ndagerageza, ugasangaho aya nyinshi zirepeta kugaburira abakene, kugaburira imfubyi, kugaburira abapfakazi, biguma birepeta. Shehe Ali arambwira ati iyo aya zigenda zisubiramo biba ari itegeko, ni itegeko Allah barimo kudutegeka. Urumva rero Allah c'est comme si abinshishaho. Bigeza hari le 12 juin ndabyibuka, mpamagara abadamu banyegereye bo hafi yanjye,
harimo abasilamu n'abakristu abadamu ba Charles mashallah Imana ibishimire baranyitabye ari benshi n'abandi badamu ba Bruxelles n'aba Liège aba Liège dufiteyo batari bake Liège dufiteyo mashallah dukora inama hano turabyemeranywa ko buri kwezi tugomba gushiraho mu ubushobozi Allah aba yaduhaye mu mishahara yacu ko tugomba gukuramo kiwango igice gitoya natwe tukagaburira abatishoboye abakene imfubyi niko twatangiye gufungurira ya restaurant ubu alhamdulillah ubu umwaka ugiye kuba gatatu tout va bien abakaviar vraiment bahagaze neza babihagazemo neza yewe ndabindiyesiza hora bizi ariko Imana ifite gahunda yayo kandi icyo nemeye cyane ngiye kizakemuka inshallah mu gukomeza rero urabona uno muryango umaze kwagura uvuye mu gutekereza gusa kuba wagaburira wakwigisha abana ugeze mu kugaburira abantu bikombina gute ntabwo ari ibintu bikugora cyane cyangwa oya buriya mu kinyarwanda baca umugani ngo ushaka arashobora ni ibintu nkora avec plaisir nta gahato nta muntu anegeka nta muntu amagarara hejuru ariko mba numva ko nanjye eske Allah subhanahu wa ta'ala yarandemye niki nanjye nakora kubera Allah subhanahu wa ta'ala niki nakora ko Allah yanzanye muri ibi bihugu by'Iburaya ngewe amabana banje babasha kwiga byoroshye kuki nanjye ntashobora kugira abo mfasha ndusha ubushobozi niyo mpamvu heureusement ko hari abantu bagifite imitima vraiment abakaviare bacu iyo mbagejejeho igitekerezo vraiment bahita bagifatira hejuru nukuvuga ko twiyemeje kugaburira abakene muri munsi ubu ku munsi hariya kuri restaurant yacu tugaburira abantu hafi 60 personnes par jour ntitureba ubwoko ntitureba idini abantu cyane cyane abantu babana n'ubumuga n'abana b'imfubyi n'abarwayi nibo tugaburira ariko tukaba dushishikariza tusensibiliza nawe urebye ikiganiro uri umuyisilamu uri umukristu dukeneye inkunga yawe nushaka ntuzaduha amafaranga uzaza n'umufuka w'umuceri uzaza n'umufuka w'ibishyimbo utugereze tuzaguha adresse aho dukorera hariya inyamirambo ahubwo nkabashishikariza n'abana b'inyamirambo muri hehe ko ntababona ko hariya ari iwanyu aho dukorera hariya kuri 40 ni iwanyu vraiment tugaburira wenda batante banyu tugaburira abavandimwe banyu mudusutene kiriya gikorwa ntabwo ari cya joli ahubwo ni cy'abanyarwanda muri rusange uretse ko harimo n'abarundi badutera inkunga mu kugenda tuganira tujya ku gikorwa nyirizina kizaba vuba ahangaha nabonye mugiteguye gute igikorwa kizaba iriya barbecue izaba vraiment twiteguye nk'abantu nk'ijana50 insha Allah kwa kubushize tuyikora abaturanyi bacu hano bagize ngo ni ibintu privé ni nka mariage parce que byari byiza cyane abaturanyi rero abanzi bambonyemo batibite barambaza ndababwira ko hari barbecue ya benefit bati kuki utatwemvise ubu ejo niriwe nkora akazi ko kwemvita izi nzu zose ureba naragendaga nkakomanga nkababwira ndi umuturanyi wanyu tuzorganiza guri vraiment ndashimira abaturanyi banjye ubundi urabizi ko abantu benshi badakunda uyu mwambaro ariko nta n'umuntu wigeze ansubiza inyuma barabyishimiye banyizeza ko bazaza twaba turi kumwe bazahamagara n'amafamiye yabo rero nkaba turimo kukitegura vraiment neza cyane inshallah tuzakora barbecue mu bikorwa nabonye nk'iby'ubushize eske niko bizongera kugenda abana hari uburyo hari ibintu byiza byabagaho ndibaza ko wenda bizasubira ukabona umwana yiyangaje gufata umwana mugenzi we uri mu Rwanda ni ikintu cyakoze abantu benshi ku mutima yego tuguma tunasensibiliza nawe urebye iki kiganiro
ahubwo sensibilize umwana wawe ufite ibyo twabikoze kugira ngo mu muco kugira ngo aba bana bacu tubarememo ikintu cyo gukunda gufasha urabizi nk'abana bawe hari envelope baduhaye hari abana ba Isa hari abana b'abavandimwe benshi bagiye babika amafaranga kwa kundi babahaye amafaranga kuri ID ku ma anniversaire umwana akemera kigomwa mu jambo umukobwa wanjye mukuru ahora ambwira ngo ni ryari kuko yangujije amafaranga nayo gutanga haha vraiment n'abana ba Isa wanyu babwira mama we bati mama quand est-ce qu'on va aller vraiment ikira gikorwa abana barabyishimiye cyane kumva ko umwana yabitse amafaranga yo kuzarihira undi mwana amashuri natwe rero kugira ngo tubashimisha abo bana bakoze igikorwa cyiza tubashiriraho imikino tubashiriraho mu gifaransa ntabwo nzi kubivuga spring castle amashateau gonflable chateau gonflable tukabashiriraho imikino kugira ngo nabo bishime hama n'akarusho tubaha amamedaye tubaha amamedaye ni ukuvuga ko n'uyu mwaka abana bitanze abana bafasha abandi bana charge vraiment tuzabambika amamedaye kuba ko ni igikorwa cy'ubutwari ni ukugira ngo aba bana bacu bazavemo abana b'abagabo bazavemo abana b'abagore batekereza ku gihugu cyacu batekereza aho bavuye gufasha ibihugu byabo n'igihe bazakura kugira ngo natwe bazadusimbure muri aka kazi tuba turimo gukora inshallah ibijyanye n'amakaramu nabonye nabyo ikaramu ziracyahari na n'ubu bigeze bazicuruza nk'uko twabitekerezaga ko kugenda mu mujyi tugatanga ibyo ntabwo subhanallah ntabwo byahabaye kubera ko uyu mwaka nagize akazi kenshi kandi ntabwo nabishoboye kugira ngo nzitange abana bazicuruze umwaka ushizeho barazicurujije njye ndibaza ko twakora icyo kintu tugaparticipa nka sheni tukagenda tukajya kubigurisha kandi byagira impact nziza nta kibazo kuko l'année passée vraiment twabonye amakaramu yaraguzwe cyane twakuyemo amayeri 1000 subhanallah kuko hari umuntu wayiguraga ikaramu imwe akayigura nk'amadolari 50 atari ukuvuga ngo kandi iyo uguze ikaramu imwe kuko ubundi twayigurishaga 7 euros ariko umuntu umwe akavuga ati ngenda gura ikaramu imwe ndayigura amayero 50 kugira ngo asute n'abana kwa ayo mafaranga avamo arihira abana amashuri nukuvuga ko hari n'umuntu w'umuvandimwe wafashe amakaramu hafi ya 380 simuvuze mu izina Imana imwishimire aho ari umuvandimwe wacu yaranimutse ntabwo akiba muri iki gihugu cyo mu Bubiligi yimukiye Dubai Imana imwishimire kandi imwongerere imutuburire mu bye n'abandi hari n'abantu bagiye bampamagara kubera ikiganiro babonye kwa Sabin bakagura amakaramu akavuga ati ngiye ikaramu sinyifashe ariko nkohereje amafaranga hari n'abanyamurenge vraiment banyoherereje hari n'umuntu je pense wanyohereje amayero 200 hari n'umudamu witwa Mama Flavia we niwe wafatanyije na Kishke kugira ngo bakore ayo makaramu bagure ayo makaramu urumva ko ni ibintu byiza ni igikorwa kiri kugenda gitera imbere neza noneho turi kugana ku musozo nyuma y'ibi bikorwa byose ese ubyagurira gusa mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose utekereza kuko nzi ko hari n'ahandi hantu ushobora kuba ufite ibikorwa oya ntabwo ari mu Rwanda gusa no mu Burundi kubera ko mfite ibihugu bibiri ndi umunyarwandakazi kandi nkaba n'uwi Burundi kwa na Congo nuko Congo ho bingora birangora kubera impapuro zanjye gufata visa niki ariko kuri ngemba numva na twafasha pays de Grand Lac u Burundi u Rwanda na Congo même no muri Uganda pourquoi pas en fait nta frontière tukaye tufite ariko akenshi twibaza mu Rwanda no mu Burundi nuko ari ibyo mvuze nk'ikinyarwanda wenda ni nk'abandi twumva ngo abihaye Imana mbona hari igihe kubona muri iyo shusho ubona kubeshye oui kubera ko ni ibikorwa dukora en fait nta nyungu mu byo byose mba mbikora nta nyungu mbifitemo ariko mba mbikora kubera wajihilla kugira ngo Allah nyishimire wenda Imana imbabarira ibyaha byanjye kubera ibyo bikorwa nkora kubera ko kuri iyi si turi kuri iyi si ariko tuzapfa
eske niki uzasiga kuri iyi si mba mbikora kugira ngo nanjye hagire umusada wanjye nsiga kuri iyi si n'igihe nzaba ntakiriho. hari abana twebwe mu idini ryacu bakunda kutwigisha gutanga sadaka tunjariya. hari uwo mwana uzaba wize ko twamufashije, iyo ni sadaka tunjariya ko azagira ubumenyi, azaba umuganga, azaba umushehe, azaba umu-engineer, azubaka amazu abantu babemo. urumva ni sadaka tunjariya turimo gutanga. Et voilà, bikora kubera Imana. Kuri wa munsi natwe tuzaba tuhari kandi Imana izadufasha bizagende neza. Inshallah. Mu gusoza ikiganiro ndagira ngo baze Iraidi wayifashe mute? Wayiriye wenyine? Toya. Iraidi alhamdulillah rabbil alamin. Dufite hano organisation ishamwe ryacu rya dufatanye riba ryorganije Iraidi, ariko njyewe mfite jama zibiri. Hari mfite jama y'abanyarwanda y'abambokatiye, hagira na jama yanjye hano Leveni ahomba, kubera ko na hano mba muri kamati ya wakina mama. Nukuvuga ko na hariya Bisere mu banyarwanda naho ni iwacu, ariko hose habiri ntabwo nabishoboye kuri uwo munsi twari twagize ibyago. Ntabwo nashoboye gufeta Iraidi haba hano iwacu Leveni, habiriya ku banyarwanda iwacu, ntabwo hose nabishoboye. Iraidi yanjye alhamdulillah yagenze neza. Ni bande bakwifuriza Iraidi nziza nubwo turi mu minsi ya nyuma ya mashallah. Nifurije Iraidi d'abord abakavyar ndabifurije Iraidi nziza. Allah azadufashe tuzagere ku wundi mwaka, ariko mutubabarire abatari abayisilamu ntabwo twabashije. Ubundi twakagombye kuzajya tubafetera namwe tukabahamagara tugasangira namwe, ariko ntabwo byashobotse. Mutubabarire ikindi gihe. Ndabizi abenshi baratublaminze ngo ntabwo twabahaye ipirawo. Inshallah ibihe bizaza tuzabaha ipirawo. nkaba nifuriza Iraidi nziza mama wanjye wambyaye mama Jody, nkaba nifuriza Iraidi nziza basaza banjye Yuyu, nkaba nifuriza Iraidi nziza abantu bose bankunda. Mwese mu nkunda mbifurije Iraidi nziza. Ndabizi ko murahari murankunda kandi nanjye ndabakunda, cyane cyane abakavya mwebwe dukora aka kazi, mwebwe dufatanya gukorera Imana. Vraiment muri abantu b'umugisha ku buzima bwanjye, muri abantu mpagaciro cyane. Iraidi abantu bose aho muri hose n'abanyanga mwese namwe mbifurije Iraidi kandi Allah awaongoze abanyanga mwese namwe. Ariko hajati naguce mu jambo jewe ntabwo navuze ibintu ko ni ibintu natekerezaga. Nigeze kumva ko uyu muntu w'Imana yahamagaye, nimba ari gutyo mbizi neza, ngo Imana ihamagara abamarayika bagira ati runaka namukunze, namwe mumukunde. Allahu Akbar. Wallahu ufite iyo gene. Alhamdulillah rabbil alamin. Ufite ikintu ntabwo ari buri wese Imana nizi umutima wawe, ariko ufite ikintu cy'urukundo kuri buri wese. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah azagufashe, azabigusubirize ku munzani igihe ubikeneye. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala ambabarire ibyo nkora bibi abantu batazi, kandi Allah azampe kuguma kumukorera kuzageza igihe nzavira hano ku isi. Kandi n'abantu bose banyanga, n'abantu bose bagerageza kunci imbaraga kugira ngo ntakomeza aka kazi, Allah ababarire kandi Allah abayobore. N'abantu bose bifuzaga ko iki gikorwa kidakomeza, subhanallah, ikintu nababwira nuko murimo kuvomera
mu rutete pasi iki gikorwa ni Allah wacyanditse na jorina navaho kizagumaho rero nushaka ugisutene nushaka ntugisutene Allah subhanahu wa ta'ala azazana abamarayika bagisutene ariko nakwivuriza ko nawe wagisutena iki gikorwa kugira ngo kigere kuri benshi kwako twifuza ko ku munsi insha Allah mubaye benshi mudusutena mubaye benshi wowe ukigomwa 10 ryawe ntabwo tugusabye menshi amayero 10 ibaze mwiyongeye ku bantu dutanga hari abatanga 20 hari abatanga 30 hari abatanga 50 nawe wiyongeyeho ugatanga 10 hari undi muntu twakongera mu mubare ubu tugaburira abantu 60 ariko twifuza insha Allah ko twagaburira abantu 100 ku munsi abantu 100 baza hariya bakarya bakagenda ku munsi urumva nawe umusada wawe urakenewe wowe urimo kureba iki kiganiro inshallah ntuzabikore kubera jori bikore kubera Imana kandi Allah azakongerera imigisha amen mu gusoza ngiye wabagezaga ikiganiro nitwa Amani Zubera shukrani nkabashimira abakavyare bacu ibaze la plupart turabadamu ariko hakaba dufitemo umukavyare umwe wo muri Canada Eric Niyonzima mashallah vraiment yabaye nzabagwa inyuma umukavyare wacu Selemani Rwanda Cash qu'Allah vous facilite nkaba nifuriza n'abakavyare bacu Salma wa Omani na Kismat Dubai na Rehma Canada vraiment Allah abishimire Allah azaba bongerere ko muradufasha cyane namwe abakavyari bacu ba hano ntabwo mbavuza amazina buri gihe mbona mbavuga Imana niyo ibazi Alice Walieje na mami wacu vraiment mwese muri Fatuma Yunusu Nelly Yunusu vraiment salama mama Bianca vraiment muri abakavyare murabizi Warda Kibiriti Imana yonyine niyo izabahemba abakavyari bose Asina Mugeni vraiment Divine Mireille oh là là Dafifi mwese Faiza Ali Sifa Safike Asiat mashallah tabarakallah Imana yonyine izaba hijuru mukavyari wacu Shaida Manzi Allah wenyine niwe uzaba hijuru Mimi Dada mwese sinabarondora amazina ngo mbashobore ariko Allah azaje abaha ibyo mutanga n'ibyo musigarana Hajati wacu Tausi vraiment Imana yonyine izabahe ijuru Imana izabahe ijuru Allah azabavane hano ku isi abishimiye n'abandi mwese ntabwo nabibagiwe amazina ahubwo nzabavuga ikindi gihe assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh